Nongeye kubasuhuza mbahaye ikaze bakunze bacu kuri Kirabo TV mukomeze mugira ibihe byiza. Rero reka nkwereka amayeri agera kuri 5 umuhungu ashobora gukoresha maze agatsindira umutima w'umukobwa wahuye bwa mbere. Hari abahungu bamwe na bamwe bijya bisa naho bibagora cyane kuba babasha kwiteretera umukobwa kandi akemera, kuko rero hari nabo usanga bavuga ngo ni amahirwe bagira yo gukunda, ariko hari ubwo usanga biterwa nuko babikora nabi, ugasanga aratereta umukobwa nabi. Iyo rero uhuye n'umukobwa bwa mbere ukamubenguka, uzakoresha ubu buryo buzakugeza ku rukundo rurambye. Ubu ngubu ngiye kukubwira uburyo bwa mbere ni ukubanza kwiga ko ugiye gushakamo ubucuti. Iki nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi uba ugomba kubanza kumenya mbere ya byose, ugafata umwanya wo kwitekerezaho, ugatekereza kuri uwo mukobwa ushakaho ubucuti cyangwa ukamuganiraho n'umuntu waba umuzi neza, ariko ukabikora mu ibanga kugira ngo atabimenya, kuko iyo abimenye byose biba bipfuye. Uburyo bwa kabiri, jya wirinda kuvuga amagambo menshi mu gihe uhuye n'umukobwa bwa mbere. Iyo umaze gushima rero ushaka uburyo mwazaganira, ukamuhereza umwanya, ukamusaba ko yaguhereza agahe gatoya mu buzima busanzwe, ariko ukirinda kuvuga amagambo menshi kandi ukirinda no kumwereka ko hari icyo umuteganya. Uburya iyo umukobwa uje uvuga amagambo menshi washyushye cyane umva aguca amazi, ntabwo rwose ibyo ngibyo abirebamo. Jya ugerageza rero uze utuje kandi umubwire amagambo make barika, ntukamwereke ko hari ibyo urimo kumuteganyamo. Ubundi buryo bwa gatatu ushobora gukoresha, wenda mu gihe mwamaze kumenyerana, ushobora kujya ukamwandikira muganira, mukaganira mu buzima busanzwe, muri make mukagenda musangiza ibitekerezo kurushaho, mukagenda mumenyana. Rero nibwo aho ngaho uzagenda winjira mu buzima busanzwe, ukajya umubaza mu buzima busanzwe, ukamubaza uburyo amerewe, ukamubaza byinshi bitandukanye ushaka kumumenyaho. Gusa ibyo biganiro ntabwo ugomba kubikora amaso ku maso, kuko umuntu mu gihe mutaramufungukirana ngo agufungukire, gerageza ujye umwandikira kuri telefone, email cyangwa se andi masosho media atandukanye, nyine mu biganiro. Ibyo ngibyo bizagufasha. Ku nshuro ya kane rero, ikintu cya kane nshobora kukubwira, ahangaho biba bisa naho bimaze kugenda bicamo, kuko muba mumaze kugenda mumenyana, muganira ibintu byinshi bitandukanye, ubona akakwiyumvamo, ubona mwifuza kuba mwamarana igihe kirekire muganira, ukabona rimwe na rimwe atangiye kujya kwihamagarira. Aho ngaho rero uzaba utangiye rwose kubona ko hari icyizere. Azajya kureba akana ko mu jisho, murebana nyine akana ko mu jisho, mwitanaho gake gake. Aho ngaho biba birimo kugenda bicamo. Cya gatanu rero, niba waramusabye urukundo, ahangaha rwose muba mugeze ku rwego handi umukobwa aba yaramaze kukwemera urukundo, mbese bimeze neza. Icyo gihe rero muzatangira kumva ko atakiri ngombwa kuganira ku rukundo gusa, ahubwo mutangira kubaka no ku bindi bitekerezo, ukemeza ukunda uwo wakunze. Gerageza rero uzabona igisubizo nyacyo mu rukundo rwawe. Nukora ibintu nkubwiye, ukirinda kuvuga amagambo menshi, ukirinda kugaragara nabi, umukunzi wawe azaguha urukundo. Umukobwa muhuyebwambere
biba bigoye, jya ubanza umwigeho mbere y'uko umuporopoza, bizagufasha cyane. Ahangaha rero hari n'ubundi buryo 8 nshobora kukubwira ukaba wakoresha ukigarura umutima w'umukobwa uwo ari we wese. Niba rero uri umusore ukaba wumva ugeze igihe cyo kugira umukobwa w'inshuti, ni ukuvuga umukobwa mwagirana ubucuti budasanzwe, bamwe bakunda kuvuga girlfriend cyangwa se girl lover, hari ibintu bishobora kugufasha kubona umukobwa muhuza. Ushobora kandi kuba utaranigeze ujarajara mu bakobwa benshi, ariko noneho ukaba wumva igihe kigeze, nyamara ukumva utazi uwo wahera umugerageza umukobwa, kandi nyamara umwibona mukabona wabuze aho uhera ubimubwira. Rero ikintu cya mbere, tangira uterete kandi ushyiremo imbaraga umunsi ku munsi. Ibi rero bivuze ko niba utangiye gutereta, waganiriza umukobwa umunsi wa mbere bikakugendekera neza, naho umunsi wa kabiri bikanga, ntabwo ugomba guhita ucika intege, ahubwo icyo gihe ugomba kureba niba uburyo wakoresheje umwegera, approachments zawe byabaye ngombwa ukaba wahindura. Gerageza rero uhindura uburyo, wenda niba waramusanze wabo ku nshuro ya kabiri, reba ko mwagiraho mwasohokana ahantu hatandukanye ku buryo mwaganirira. Ikindi cya kabiri rero, hitamo ijwi uzajya umuganirizamo. Kugira ngo urukundo rwanyu rukure, ugomba kumenya uburyo uzajya uganirizamo umukunzi wawe, ndetse n'ijwi uzajya ukoresha kugira ngo umwereke kuri inshuti idasanzwe cyangwa se y'umwihariko. Muri iryo jwi rero ryiza riyunguruye, niho uzarekurira amarangamutima yawe, ukamwereka kuri uw'agaciro, ufite agaciro cyane, ndetse niyo mwaba mwarasanze musanzwe muziranye, bizatuma ahindura uburyo yagufataga, ahita yumva ko hari icyahindutse. Ujya ugerageza uvuga utuje nyine nk'umusore kabisa usobanutse. Ubundi buryo bwa gatatu rero, ugomba kuba ubucuti bwanyu ku buryo budasanzwe. Ubucuti bwanyu bukaba buri kuri rwa rwego rudasanzwe. Mu gihe urebye inkumi ukabona yakubera inshuti, ugomba kuyereka ko umukeneyeho ubucuti mu buryo butandukanye n'ubusanzwe. Rero ni ukuvuga ko ugomba kumuha umwanya, ukamwereka ko umwitayeho, ukamuganiriza ibintu bituma atakurambirwa. Gerageza rero kugenda umwereka udushya, umukorera ibintu bitandukanye akunda, umukorera umunsi ku wundi. Kuva utangiye guhura nawe ukaba wafata gahunda yo kumutereta, mubere mushya umunsi ku wundi. Mubere mushya rero umunsi ku wundi bizagufasha. Ikindi cya kane, banza umwereke ko wamubera inshuti bisanzwe mbere yo kumwereka ko wamubera umukunzi ku buryo bw'umwihariko. Ikintu kijya kigora abahungu ni uburyo bwo gukurura abakobwa mu gihe barimo gutereta. Mbere rero yo gutangira umubwira ko yakubera inshuti idasanzwe, banza byibura unamwereke ko wamubera inshuti isanzwe mu buzima busanzwe, kandi inshuti nziza, inshuti ya buri munsi. Kuko rero abasanzwe abana n'abahungu benshi, gerageza rero umwereke ko hari ikintu utandukaniyeho n'abandi bahungu bahora bamutereta cyangwa se bamwegera, bamwaka ubucuti budasanzwe. We mwereke ko uri uw'umwihariko, bizagufasha. Ya gatanu, ugomba kwikuramo ubwoba. Impamvu ugomba kwikuramo ubwoba ni uko ushobora kuba ufite amafaranga, uri mwiza, ureba neza, uri umuntu w'icyamamare ahantu utuye, cyangwa se nyine uri umusore wiyumva muri wowe wumva ufite confidence, ariko ukaba wabura umukobwa wagira inshuti kubera gutinya kumubwira akakuri ku mutima. Rero ikindi, ugomba kwikuramo ubwoba butuma umuntu atigirira icyizere no mu buzima busanzwe. Rero bikaba byashobora kugusubiza inyuma mu byo ukora. Ubwoba rero ni bubi, butuma ubura uwo wagakunze. Gerageza rero ntukagire ubwoba. Icya gatandatu rero, menya uburyo wegera umukobwa
n'uburyo umubwira ko umukunda. Ikigaragara ni uko hari bamwe mu basore bagenda bagahita babwira abakobwa ko babakunda gutyo gusa, bagasa nabi batura hejuru batabanje kubateguza. Ugomba gushaka umwanya uhagije n'uburyo bwo kubivugamo. Niba ushaka ko icyifuzo cyawe cyakirwa neza, ntabwo ari byiza kugenda ugahita ubwira umukobwa ngo ndagukunda. Gerageza ushake uburyo bwiza wabimubwiramo ko umukunda, aho kuza umutura hejuru, kuko ushobora gukeka ko utabikomeje cyangwa se akagufata nk'umuhezi. Gerageza rero ushaka uburyo ubimubwiramo gake gake. Ugomba kandi kumenya ibihe umukobwa arimo. Ushobora kumusaba urukundo ariko ibihe arimo bigatuma atabyitaho. Urumva rero ugomba kubanza kugenzura ukamenya niba ari mu bihe byiza byamufasha kwakira icyifuzo cyawe kandi akagitekerezaho akanacyitaho. Ubundi buryo bwa karindwi, umukobwa naguhakanira bwa mbere ntuzacike intege. Burya hari igihe aguhakanira ashaka kureba. Umukobwa naguhakanira ku munsi wa mbere ntuzahite ucika intege ku ikubitiro ngo wumve ko byarangiye. Iki rero ni ikintu cy'ingenzi. Niba ushaka kubona umukunzi, ugomba gukomeza kugerageza amahirwe yawe, kuko abakobwa benshi ntibajya bemera umuntu ubushuti cyangwa se urukundo ngo babimwemerere byihuse. Ku nshuro ya mbere ntabwo bakunda kubikora. Ugomba gukomeza rero kumwereka ko uri umugabo, ukomeza ugahatiriza. Amaherezo hazagera aho ngaho abone ko umukunda, utapfuye kubivuga gusa, ntago wikiniraga, maze bimwereke ko umukunda by'ukuri, nawe abonereho aguha igisubiza kubweka gukunda. Ariko nyine hari igihe nanone aguhakanira bya nyabyo agakuzaho kubera ko aba afite undi. Uba ubibona nawe iyo umukobwa aguhakaniye bitamurimo, uba ubibona. Ariko rero naguhakanira bwa mbere ugahita ucika intege, akabona nugarutse azabona ko utamukundaga, ahubwo ko wenda yaragahararo cyangwa se ikindi kintu gitandukanye. Azabona ko utamukundaga, mbese ko wamukinishaga. Ntabwo rero azabyitaho. Icya munani haricyo turi busorezeho, mwereke ibyiza afite ku mubiri we, ariko wirinde gukabya ngo uvuge ibyo adafite. Hoya, ntabwo rwose gukabya ari sawa. Rero niba umukobwa afite amaso meza cyangwa urundi rugingo rwiza ku mubiri we, bimubwire, kuko nimba ubibona bimubwire ko bikunda. Urugero, ushobora kumubwira ko ukunda inseko ye, niba aseka neza bikagushimisha, ushobora kubimubwira. Ibindi bizatuma abona kumwitaho, ugomba no kujya ugerageza ukamubwira. Nimba yambaye neza ukabimubwira, ukubona igihe cyose cyo kwicara ukamureba ukamwitegereza ndetse ukanamutekerezaho. Niba muri kumwe ukamuhanga ijisho nyine akabona ko umwitayeho. Ibyo rero bizagufasha, bizatuma wigarura umutima w'umukobwa n'ahandi hantu azigera ajya. Reka mbashimire rero kubw'umwanya wanyu mwaduhaye. Nimba ari ubwa mbere ufunguye chaîne yacu, ndagusaba ukandaho hasi handitse subscribe muri iryo jambo ritukura. Urabugize neza cyane, urabudushyigikiye. Rero mukomeze mugire ibihe byiza. Amahoro y'Imana bane namwe abiteho, mugire ibihe byiza. Ciao ciao.